batabarutse bavuye ku rugamba bari mu karuhuko muri pause bari baguye agacuho arahaguye icyo ukunda nicyo ugwaho icyo ukunda nicyo ugwaho pe hari uwatubwiye atabaye intwari y'urukundo arahombye pe gusa ntiyabaye bamanjije babivamo ni wenda bakamanza bakihana. Kurikije ukuntu bapfuye birababaje, ni urupfu ruteye isoni. Urumva ni umwana w'umusore wapfanye n'umugore wibanaga, si umugabo we babanaga mu nzu. Mu mudugudu wa Rebero, Tatavugenda, akagari ka Rwaza, umurenge wa Rugerero, karere ka Rubavu. Ejo imvura yaraguye, nyine inzu iridukira ku bantu bari baryamye mu mvura, umugabo n'umugore n'umwana. Nta mugabo yagiraga, ni umusore waje kuko twamenya amakuru ko nta mugabo yagiraga, yarakondesheje. Ubwo rero haje umugabo, umusore ngo w'umwajeti ni n'umusore, nta mugore nawe yagiraga. Ubwo rero yaje, ubwo nyine bariryamira, ubwo wenda yaraje kwirwanaho bari kwisayidiya. Ubwo birangira rero bahuye n'igihombo, ubwo inzu bagwaho. Ubwo n'umwana abigenderamo, uwo muziranenge nawe abigenderamo. Ubwo bose nyine bajyanye. Umwana w'imyaka 2 sisi mutoya, siyo mpamvu usangaga abana baragiye bahumana badindira kubera ibyo bukozi bw'ibibi nyine baba babonye, nubwo batabasha kubivuga ariko intekerezo zabo zirabyakira. None rero nkawe umuntu wahageze nasanze bimeze gute? Nasanze ko igikorwa cyari kirimo neza neza. Kwasanze bambaye ubusa kuko umugabo yaragaramye yambaye ubusa n'igitsina kigaragara, umugore nawe yari yubamye, umwana yari ari iruhande rwabo hagana ku mutwe. Nabiboneye ngewe nawe abimbariye. Abantu bati rero hari abahanuzi baje ngo hari abahanuzi bari biri aho ngaho bari kuvuga ko ngo abantu ngo baraza gupfa ngo ari 3. Ibintu nawe warabyumvise? Nabyumvise ko ejo mu gasoko nyine kacu haraduhahira hasanzwe hazaho abahanuzi nyine bakavuga bakigendera uwo kumva. Ejo naho rero baje baravuga ati gutya aka gasozi kanyu ubusambanyi n'uburozi burakabije, abantu nibatihana mugiye kuzabona ibyago, mugiye kuzarimbuka. Yesu araje arabwira ati ikimenyetso gikomeye nuko mukanya murumva inguru y'imirambo 3. Arangije aravuga ati hubwo reka nigendere bitaza kuba ngiri hano, ahita caragenda. Byavuzwe n'abana ngagucya babibonye cyane. Nabyumvise sinarindiyo, ariko abantu bose bari kuvuga ko ariko byagenze kuko bisanzwe biba turababona abahanuzi barahagera cyane. Yabivuze pe. Bati uyu muntu rwose apfuye nabi atarimbutse. None atarimbuka, none gusambana si icyaha. Ni icyaha, none bapfuye ari cyo barimo. Ariko n'abantu bakuru ntabwo ari abana. None abantu bakuru nibo badakora ibyaha. Ibyaha nyine byabo ubwo nyine byigaragaje. Kumvise ko uriya mugabo yari asanzwe ahaza, ubwo bari bamenyeranye. Ntabwo bwari ubwa mbere ngo aje. Abahatuye bavuze ko bari basanzwe bahamubona, yari umwajeti, ubwo igihe cyagaraga cyo kuruhuka akaza kuharuhukira. Birumvikana. Arahaguye icyo ukunda nicyo ugwaho. Icyo ukunda nicyo ugwaho pe. Hari uwatubwiye atabaye intwari y'urukundo. Arahombye pe gusa ntiyabaye bamanjije babivamo ni wenda bakamanza bakihana, ariko ubwo niko Imana yari yabandikiye ko urupfu rwabo ruzaba ruriye. Ngo ni ingabo yavuye ku rugamba, nawe niko ubibona? Batabarutse bavuye ku rugamba bari mu karuhuko muri pause bari baguye agacuho. Kuvuga inzu yaguye mu mvura, ejo imvura yiriwe iragwa. Inzu igwa mu mvura nta muntu wabibonye, nanjye kugira mbibone nuko nari mfite ahantu ngiye.
ubwo mu kuhavuga mfite aho ngiye mbonye ko inzu yaguye, mbajije umuturage wari uri mu gipangu mo imbere arambwira ati inzu yacu ni nzima, ndavuga hoya inzu yaguye iturutse ahangaha inyuma, aje kureba asanga koko inzu yaguye, ndamubaza se ntago byageze ku gikuta cy'imbere, ati hoya, ndamugenda urebe niba hafunze n'ingufuri, ageze asanga hegetseho, bigaragara ko abantu bari mu nzu mo imbere. Ubwo nta kindi nakoze, nahise mvuga ko tugiye gutabaza abantu baze badutabare. Urabona ibitafari byari byabagwiriye, abaturage baraza babibakuraho, mubumva ni umugore n'umugabo hasi n'umusore, niko twabyita, bari baryamye ntabwo bari bambaye, bari kumwe n'umwana, ko n'ubundi basanze bose barangije kwitaba Imana. Oya, umugore ni umufiyemeri, niko twabyita, umugabo yari afite baratandukanye. Mu gutandukana ubwo impamvu uwo musore yahaje ashobora kuba nawe yagize uteri yamukunze agira babane, ntabwo mbizi, njye ni ubwa mbere nari mubonye uwo musore, nta nubwo nari nzi ko afite umugabo wamwinjiriye. Yego yego, basanze bambaye ubusa, yego, baryamye. Ikigaragara ni uko igikorwa bari basa nkaho aribwo bagisoje, mbega kumwe umuntu ashobora gusoza akahita agwa nk'agacuho agasinzira. Yego, nibwo icyo byagenze. Urumva uru rupfu biri mu rupfu ruteye ubwoba kandi runababaje, kubona umugore aryamye n'umugabo w'abandi cyangwa se umusore batabanaga, byitwa ko yaraje kumusura gusa, mugasanga bapfuye muri buriya buryo, ni uburyo bubabaje cyane. Yego, ni ukuvuga umugore we amaguru yaragishinze, mbega amaguru ahinnye gutya, ku buryo umugabo yari asa nk'aho amupfumbaza. Yego, barebanaga kuko urukumva ukimara kubagwaho buri wese ahindukira basa nk'aho bagaramye, ariko umugore amaguru ashinze. Yego, ibyo bintu nabyumvise, ariko ntago njye mbyemera ko ari igihano cy'Imana, kuko buri muntu aba afite uburyo azapfamo, Nyagasana ababizi. Buri muntu aba afite igare rye. Oya, nanjye nk'umuntu nyine turi kubivuga nk'abantu gusa, birababaje ukurikije ukuntu bapfuye, birababaje, ni urupfu ruteye isoni. Impamvu tuvuga ko ari urupfu ruteye isoni, urumva ni umwana w'umusore wapfanye n'umugore wibanaga, si umugabo we babanaga mu nzu. Ubwo uri kumva ni ikibazo nyine. Umusore yarabwiye iwabo ko agiye mu cyaro, bari bazi ko yagiye mu cyaro, biba ngombwa ko atagiye mu cyaro, afite ahantu yaje. Urumva n'ababyeyi be cyangwa abavandimwe be byabababaje cyane, kumva ni ibintu byabatunguye. Yego, yabwiye ko agiye mu cyaro kandi agiye kwisayidira. Iko imvura yaguye irahita, igihe mu gihe cyo mu ma 5:00 ngiye nahise manuka njya kuri douane, akavura gahise, ngezeyo imvura ikomeza kugwa, ariko bo bahise bari kuri douane, bahita bazamukana n'uwo musheri we aje kumwereka mu rugo. Ngiye ntago namenye ukuntu bazamutse, nanjye natashe ngeze mu rugo mpita numva inkuru ko inzu ibaguyeho. Iguye kuri uwo mama Keza n'uwo mufiance we bari kumwe, w'umusore w'umwajete wari uri kuri douane. Ni umusambanya we, kuko ntago ari umufiance we, kuko uwo muhungu ni umusore, undi yari umugore ufite abana babiri.
ngo imvura yaguye bigeze mu saa 12 baguyeho. Ntabwo imvura yabaguyeho saa 12 ahubwo yaguyeho nko mu gihe cya saa 10 kuko nibwo inkuru yasakaye isakara abantu bari gutanga mu masaa 12 nibwo abantu bari kujya babimenya. Inkuru yasakaga yari yasakaye yuko mama Keza inzu imuguyeho ari kumwe n'iharabarye niba ari habararye abasambanya umusambanya ariko sakaga bamugani kugira ngo inzu kugweho ubereye mu gikorwa nakaga kubera yuko nyine apfuye atihannye kubera yuko yaza kuba yari kubimenya ntago yari kujyayo kubera nyine ararimbutse. Arimbutse kubera yuko uwo yararyamanye n'atari umugabo. Ariko se mubyemera gute ko bari baryamanye? Impamvu tubyemera nuko bose babakuyemo baryamanye bambaye ubusa bakamukura mu maguru ye kuko nibyo bari mu bikorwa bari barimo. Niko bimeze. Bamuvanye mu maguru y'umugore cyane rwose. None mwebwe nk'abantu babyiboneyeho muhita muvuga muti bari mu gikorwa. Bari mu gikorwa. Ngewe mu mama ndamuzi mama Keza twacuzanyaga imyenda. Avuka muri Rutsiro za Murunda. Kuri uyu munsi rero ikintu mwifuza cyangwa se ubuyobozi bukunda kuvuga buti abantu nibatura ahantu hameze neza uyu mumama ngo yakodeshaga inzu yamuguyeho nta nubwo yariye. Iyo nzu ntago yariye yari inkodesha nyoni bwa buzu nyine bagenda bacomeka nijoro abayobozi batabizi. None icyifuzo cyanyu nk'abaturage mutuye aha ngaha murumva ko kugira ngo ibyo bihagarare izo nzu zigwa ku bantu zireke gukomeza kuzamuka ni ikihe cyifuzo cyanyu? Icyifuzo gihari ni uko abayobozi babireba nka gutya kandi bakaba bazi inzu ahantu ibiri bajya kubona bakabona akazu kabaragacometse ntibagashire mu buyobozi ngo babe bagasenya bagakureho ahubwo barangiza bakagashimangira bakagahereza intebe ariyo mpamvu abantu bararimbukira muri ibyo bintu. Muri utwo tuzu tutuzuye neza. Ni igihembo cya Satani. Satani ngo ahemba nabi. Ahemba nabi yamwanitse. Kandi wasanga mutari mubizi kandi mucuruzanya nawe. Twebwe kuba twari tubizi ntago twari tubizi ko ibya bijyamo ariko umuntu wese iteka utagira umugabo yo tabaye Imana akora ibibi. N'umuntu w'umusore baza umuntu w'umusore kugwa mu maguru y'umugore ibyo bintu byo ni by'u Rwanda. Nyine asebeje abandi basore. Icya mbere ni uko bagomba kwirinda bagakorera Imana bagashinga ingo zabo Imana ibubakisha. Yamuguyemo cyane rwose. Ariko amugani banza ibi bintu banza biryoha koko nkuko numva abantu babivuga. Biraryoha kubera yuko byatangiriye muri Edeni. Nyine impamvu byatangiriye muri Edeni Imana yerekanye igiti ikibi n'icyiza. Rero barangije Satani araza ashuka Eva amubwira ko agomba kurya ko ari ratunda kandi ratunda ryari iryo Imana yari yababujije. Barangije rero Satani amwoyosha Eva amwereka yuko agomba kurya ko ari ratunda Imana yamubujije. Ni icyaha cyahereye muri Edeni rero kugezana n'isa. Bivuze ngo n'uwo musore rero ni Satani wamwoheje. Ni Satani wamwoheze kuko ataza kumwosha aba yarashatse we najye mu mugore wabyaye kangahe. Akarenda namugwaho. Yamuguyeho rwose yazize urukundo.